ndabanza nshima Imana yuko amakuru mvuze yose asohora. Ayahe The Ben kuva mu Bugande. The Ben kuva mu Bugande yasanze Pamela muri leta zunze ubumwe ziki. Wiki? Rwanda Convention gahunda n'uyizi. Pamela muri leta zunze ubumwe. Oya. Ubundi ni ya gahunda y'ibizibiti. Ariko iyo nkuru yo ndaza kuyisesengura neza nkubwire ko The Ben wabaga na Chicago gihari ubu bagiye Arizona. Kandi wibuke ko Rwanda Convention izabera Texas. Berereka Melody nama namuhereye ahangaha ubu nibwo agize ubwenge akazumva akazimenya akazikira mu bikorwa. Yahaye agaciro abantu bagiye batobanga izina rye kugeza ubwo nzanga nkahuruza abakunzi be nitumuvuga ibyiza mwagiye muza mugasapotinga banga kumva none Melody byamurenze ubu nibwo atangiye kumenya icyo agomba gukora nawe mufitiye ubutumwa. The same na No Puja naraje nkubwira depression yamubaze nkubwira gahinda ke nkubwira amafaranga bamuriye kugeza ubwo kuri New Year umuntu washatse amafaranga yo kugira ngo bishyure arena ntago ari No Puja wamushatse none ageze abagiriya timu iyobowe na Muyoboke narabikubwiye wanga kunyumva bari abana bahame hamwe niyagira umuntu mbona ndirira bari abana bandirira ibiki bari aba YouTuber yatesheje agaciro bajyaga kubirukanga inyuma ntarabigishije isomo ry'ukuntu Ben akora y'uburyo timu yikora ariko timu ye The Ben ni uhemba Muyoboke cyangwa Muyoboke ni uhemba The Ben cyangwa nta mafaranga arimo ni friendship byarumva nkubwiza ukuri ubu ngubu kuri kese ya Muyoboke n'abandi bavuza nduru nibwo nasobanukiye ko ifi biba mu mazi byarangiza ya mazi akazanateka ifi koko narabibonye ngo akamasa kazagira gute ukazivukamo se Muyoboke aragiye yandagaza bari abana narabasobanurira ibya timu n'uburyo ikora yamaze kugukamura biba birangiye Muyoboke ajya kunyandagaza sinabikubwiye hari yarakwandagaza oya dakomeretsa gikada kuko ndi w'abanyarwanda ariko Muyoboke aragiye arabakamuye birarangiye nkaho yagiye kubandagariza basi kuri mainstream ni Radio Rwanda ni Kiss FM basi yagiyeho nawe agiye kubandagariza kuri YouTube nk'abandi bose yarangiza akabatesha agaciro umva iyo ayikiyuye umva ye uwo mu YouTube asagiye kubandagariza we ni mu YouTube nyabaki uwo kwirirwa regana niko kazi yigiye duteranya n'ubuyobozi bukuru bakimuha mikoro nawe ari mu YouTube abona bizabamarira iki ngahita ashaka kubafungisha reka nanjye mbanze nanga ubutumwa uravuga Chita oya Chita sibye nibisobanutse Chita Magic ntago ubumubona ntago ubumubona iyo ari guteranya agira gute asobanura icumi iyi si showbiz yo kuregana tuzahoramo showbiz we ntayirimo yego abahamagaye Muyoboke nk'umunyepolitike se si showbiz umva ye ubarindiriye undi ahandi hantu bari bumenagura ahita ajya kurega ibi bintu birangirira ahangaha nta kintu bimaze. Rwanda Convention USA is back, bigger and better. This memorable weekend will take place at the Irving Convention Center in Dallas, Texas for a powerful celebration of unity, culture, and connection. Join us network with Rwandans and friends of Rwanda, government officials, speakers, and creators, while enjoying our local vibrant music, thrilling sports, and unforgettable memories. Vendors, sponsors, and partners. Don't wait. Reserve your spot now at www.rwandaconvention.com. This event is brought to you by the Rwanda community in Dallas-Fort Worth, the United States Rwandan community abroad, and the Embassy of Rwanda in the USA. Rwanda is calling. Will you answer? Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mu mpande enye z'isi twizere ko nabari katikati imbere mu gihugu imisozi cyangaye
misozi cyangwa ejara muri miri Corine tukumira ati ni igihumbi icyangahe ati ni igihumbi we wongeyeho oya mba mvuga ko dukura ni ubundi buhanuzi bwiza ku gihugu twe turakura turanda munsi ku munsi kandi biragaragara kandi muri secteurs zose ako buriya na wa mugi wambwiraga ubushize bibi wazira evenoma ziba hanze y'u Rwanda buriya byose biri mu buryo bwo kwanda oya banza utangira uvuga ati Erikada w'abanyarwanda wa Jaras officiel wisimbuke tabe abanyarwanda bamaze kubisobanukirwa nkuko babibona rero nk'ibisanzwe turi kumwe n'umukada kare nibwo umuntu yanyumvise turi kuvugana ati umuyumbe wa data muravuganye ubwo rero kansuze umuvandimwe witwa Audace yego yambwiye ati rwose umukada igihe azabonera umwanya nzamutereka ariko se umubwirana ka gatungo ngendana nako wagatambutsemo gutya ko nawe se takareba ijisho ribi oya ariko umva nkubwire nahuye na Hagi nagendera kuri bibuke ko abayumbe ba data bavuze ati Erikada yego umunsi Imana yadutunze ibiganza tuzanamushyingira reka jye ubyibutsa abantu harya n'ubwo nabyo gahunda irimo yenda simba ikeneye nyine urumva byansaba ko tureba kandi nabonye ubizi neza banyagotomera nyamajana Erikada na nyamajana mu murenge ana yisi nijo nabanje mfura ntutobe nemeye ntagahato ya biragorana Sezerano okay so umukada handi se bimeze bite wenda ubwo tuninjira mu kiganiro yego ukunda kumbwira ngo nkubaza ngahandi kuko mba nahazi ndabikunda ahubwo utabimbaza nari kubabara ndishimye ndashima Imana ariko Jara suza agahinda mazemo iminsi yego agahinda kazanyica ndi umukada w'abanyarwanda seka nyine life is about ups and down yego urabizi ariko hari n'igihe ibibazo biba biduhangayikishije bikemuka umva icyambabaje uzi ahantu wanjyanye hano hirya urahibuka yego katikati yego uzi bosi waho ubu butumwa bugende umukegete se reka da umuvandimwe uzi ko yaragiye antereka ahantu hanyerera yego si twari kumwe arangije aza kumenya nyuma ko yahahaye Shanyara w'igihugu yego uri kubyumva neza Jara ndabyumva ikibabaje nuko yashatse kunkoresha birababaje iyi nkuru reka nigize ijwi hasi birababaje Jara mwenyewe wa wundi twandika impapuro twohere urabizi ndabizi yaje gusobanukirwa ko ndi umukada w'igihugu kumbe ubwo amaranye imyaka 3 ikibazo na gavana ruguru aho abarizwa aravuga ati niboneye imari iri mu bikorwa remezo byanjye ugomba kugenda ukamvugira ariko abanyarwanda babona ari ikihe tekereza mani nje dupfana iki yego iminsi 20 n'ingahe 30 birangiye uvuze ngo nishanyarazi no uninze reka nge ndihamagara agatungo kagende neza ariko mfite ikibazo maranye imyaka uwo ni umurongo w'umukada we nubizi aho ngaho ntago byavamo ngayibaze mani urumva ntibirangiye nanjye mvuze ati ni sigaho ya yahise avuga ati mviraha uri kuryumva iryo jambo ndakumva nawe gira comment ni we wanjyanye bari muri mviraha ngo ntago ngo ibi nibi ngo wagenda ngo ufate mikoro ngo witereke hagati nsumujyo waye nge ni siporo show business n'abayumbe ba data tukeneye abantu nka ba paneli gavana paneli se yamwigonde asubitse kuvuza induru gusa ibihumbi bingahe muha birababaje mani nagira ngo sidoheranwe n'akagahinda k'ubushize ahubwo nkubwira ko kamwe gashira kandi ari ibagara ntabwo bisobanukiwe ntahuranyije birababaje rero nawe jya ugaya utange n'ubutumwa uhere kuri aba bantu
abantu benshi barababaye hanze aha basinyira akazi kakivangamo izindi nshingano ubwo urumva atashaka kumfata ku ngufu nta tushasha kunkoresha mu rubuga rw'amayina kandi adiveriseri ari siyara niwe udahusha penaliti yaho se munyomoza yaraye agitsinze se akiguyeho abandi ku myaka 40 inda ziba zaragwiriye ibitsina siyara kuri 40 abagendana n'amahame amwe ya Machiavellis uvuze ibyo bintu isura ije mu bwonko ni Wayne Rooney hari undi witwa ngo Ronaldo El Fenomeno wakwereka Dinyo se oya Dinyo we yenda nuko akomitinga ibyaha biri ku rundi n'amatayi yakagera akajya bakubita amarobe ufata nawe mwibohero ari gutunga ibiganza igihugu ninde uri kumena showbiz Erikada yaransengeye ngiye kumuramutsa narabikunze nabishimiye Imana hariya se buriya ngo risigari pasta fata warambanjirije niwe wabanje kubimbwira njya kwihera ijisho ngo ari kunkumura mu mujyi wa ADP umva turi kumwe yaravugaga ati icyana kitanahuranye ndamuzi ubwo uvuze fata ni kumva aho uri kwerekeza oya sindagenda byara dushimira Imana no kuri pe buriya iyo nje nkavuga abantu nkabakunda nkavuga ati Fabrizio Romano ni number 1 nkazamura urutoki rumwe bwacya nkabona Premier League ibisinye yisi muhereza Ballon d'Or mu banyamakuru bishimira nde Rugira iyo nje nkavuga ati Toto Boy aka number 1 Rocktir bishimira Imana iyo birajya kibirinduye habe kububi n'ubwiza mfa kube yongeze ku bafande mbana gikada ariga birazwi ni umunyamayeri arasobanuza ngo yayigiye ngo iri yeshe mayeri nayaribwa tactician ingene ngeraho rocktician agege n'umuhisi n'umugende nukuri mbishimira Yesu jara ariko hari umuvandimwe ogukunda bamwita James Vanny B nanjye unkunda Vanny B bwa butumwa bwa misiyo yagiyemo yabutambutsemo amahoro nabonye postinga wabonye ibintu by'amadolari y'ijana bamutagaho amena none ngewe nkanavuga ati ubucupurine ubu wabona ari 5 n'icumi shanka zomenga vida kubona amazera bi nakajana agitaho ukavuye North Carolina narashimye nshima Imana ngenda neza iyo muvuga mugereranya na Batiti Brown urabizi bro ba General Benda bo bagiye mu itangazamakuru subu bibona haryo ubwo ariko nawe mukire Sadaki aragushaka nawe ngo imibare 10 yawe arayikeneye kandi we ngo baza mu mujyongo wawe chief editor narebaho hasi we ngo ufite n'umuryango ngo nge ntawe ngira hari yo shwa nta muryango ngira niko bazi se tanga ubutumwa nta muryango ngira mukada w'abanyarwanda yabo nta muryango ngira kera nkorana navuze hasi ndi hahandi bajyaga hari mwenyewe namba 1 hano mukire wajyaga akanda kanyenyeri kagafanda agahita avuga ati njye mfite umuryango turabona ati Erikada ubwo ntiyaraza amakuru y'abantu shaka hahandi nyine hambe bateyo ariko kuko nta muryango timiti ntukansekeshe cyane ubundi wanyandagaje ubwo wapostingaga ndi kunywa amasosi y'ingami ari ahantu niho nahise nkwibaza ubundi uramproteja byaduhubanuza umuntu yarambwiye kiragiye abonye ingamiya atari kumukada no kucyakura aramena abavuga Yesu yadukojeje ikarahe Yesu wa Nazare nawe arankunda ariko nta kiganza aheruka kuntunga wa Nazare ariko agombe kuba yarahuye n'utuntu twinshi yarambwiye n'uwanjye kandi wibuke ko mu mpera z'umwaka yagizemo urugendo rwamwenyewe ku mazi hahandi bita Barbados urumva rero reka tube tukamuhaye ndavuga gahenge ariko umuntu wamutsindiye buriya nta cyara ajya yiciye baba wa Nazare we agira ijwi ryakojejweho ya mavuta ya Gitwaza
rirambaga rikinjira mu misoko ariko mwazandukoye zanihirikara naho bari kundeba jisho mbaye amenye ko yakinishije umukada w'iki w'igihugu hejuru yo kuntuma ibintu bidashoboka nurangiza uhita umbwira ngo mvira aha ariko se mvira aha yayishyizemo ntunera umujinya faye mwereke se hari umuntu uherutse kumbwira kandi ni inshuti yawe ati nkunda umukadi yavuze ngo umvaye nkubona iyo utangiye kwiroha mu mayeri mba nkubona bitamenya ko yagutahuye mba nkubona noneho mvuga abakunzi bawe inshuti zawe sha musangirira kuri muzunguruka wa biyari rarusimbi yesa azarugukiza ntuvugire hejuru wiki ntuvugire hejuru kada yego none ngiye mvuze icyo navuze ngo ni ukubera ngo yanumye ngo ngende ngo mene ngo mvugo ngo ibitaragenze neza muri iki gihugu ntabwo ayiri ni umukada ufashe fone rero kunuko gukoresha Imana ishimwe ko Vanny Boy nawe akeneye kuguhuza na Sadaki oya sura amakeneye kuri Chief Edit oya Sadaki ndamukeneye ubu ndamukeneye cyane Mr Independent abahungu bamvugisha bakuvugisha se oya birasobanutse kandi byagenze neza mba ngomba gusuza abavandimwe yego cyane hari umupapa waturutse Norvege jara azanye na famiye yego mu bantu bari kuri liste batatu ba mbere hano mu gihugu yagomba guhura naho na Eric kadarimo yego n'ubu bari kumpamagara byo rero tubishimira Imana oya ntago byahombye yamanutse ku mahoteli ye yifitiye Huye urumva ni babasiniya ibyo byose bivaha mba narabizirikanye kubera biba byaratangiriye aha Jaras wanjye ndabyibuka message ya mbere yanyandikiye nuko yari yarambonye aha noneho katkati Norvege ejo nakoranye ikiganiro na Yemi noneho hageze ari gushimira umuryango ahita mvuga nti Imana ishimwe kuko ushimiye umuryango ati mama yake wawe nawe arankunda yego yahise abarwiru kandi mama yake we byarankunda muri wa mugikada tuba turishimira statiri Hayden sinakubwiye se cyagiye tujya gutaha radio ya SK mama Shiyara mwenyewe wa Fabrizio yego uzi ibyo yankoreye yari ari kumwe na mama Scovi yego noneho ndagenda ndabaramutsa muri wa mujyanye urumva umutwe mba nkuhengekera aha none nkawurindurira ntimwadukunze ati turagukunda mama Shiyara ambwira ati uturaza amajoro yego banavuze ati tubishimiye Yesu Scovi ati yahise akumira ati mayeri papi kakure mayeri kakure kabisa kakure yego tuba twishimye bucyana yandi jara yego umukada none se yego uyu munsi noneho ndahera he ko ibintu ari byinshi ntacyo mvuga hanganye nawe ibintu ni kwibaza ntacyo mvuga umva mubwire oya buretse gato kiganiro ugiye kugisoza nimba utangiye kuvuga ngo urahera buretse gato Jaras official buretse nyine gato yego muri siporo ni imiriro muri showbiz abajene bahagurutse urumva ubwo rero ni wowe wo kugena ndakurahiye kera waraza gukanshima byaba ngombwa ukafata bari abavuza nduru bari kuri kamera bakagufasha amashyi yego n'umujyo wanjye wa gikada kene naraje nkubwira inkuru ya Kenny Soul y'uburyo yavuze ngo ntago nyeneye ko utwandagaza yego boss we biganirira tubabarire media tumereye nabi nawe widusezera ndakubwira ngo ni kesiyo y'iminsi gusa warabibonye narabibonye naraje ngo ntanga inama gikada iragenda isanga abantu mu Bugande haba bagirayo tekereza ko nari ndi mu mikino ntabwo nagoye ubutumwa bw'uwo nari mpereyeho se wangaye wo mu Gatenga vuga ati n'ubwa mbere mbonye umena inkuru urabyibuka yego none se sinaye ubutumwa Melody
nkamubwira ati menya abantu bagukunda wikigira mwiza nubwo namuha ubuhamya bw'ibintu akunda nkamubwira ati turumbuka ku marayivu uhoramo wigira mwiza nuza ku marayivu ukamenagura nawe abayutuba barabyuka bakumena ntabwo ari cyo gihe cyawe ntabwo ariko bamamaza indirimbo gira ibyo wigomwa ukunda ndabyumva yenda abafana mbafasha kugira ngo babyumve ko yafasha mbargo abireke niho ndi kugana abireke umuziki uri international agenda haje abasavingi twe ibyacu yarabiduhaye turi mu gahinda ka covid yego ubwo butumwa yaje kugira ubwenge arabumenya ndamubwira ngo wandagaje izina ryawe ku buryo bukomeye abantu bageraho bagira ngo ni uwo murongo wo kuvuga ngo iyo usebeje melody nibwo hashya ngeraho nanabwira abakunzi be ngo kuki tumuvugaho ibyiza hano kuri official nimuze ngo muze muri comment mu gihe The Ben izigwa mu rubiri ntabwo ubwo butumwa nabutanze ubu melody yagize ubwenge yamenye icyo bita brand name yego ubu yakimenye yarakize ndavuga ikize ahubwo yeruye ejo bundi narakuganirije ndakubwira ngo namenye ibyapa menye ibuke ko yagiye aca amarenga inshuro nyinshi hano jara reka nkubwire impamvu baretse kujya kujya pamera wibuke ko oya nta nubwo ari we njyaho nyine warugero mba ari urugero ugiye kuvuga rurimo pamera wibuke ko Brice mu bihe byashize yagiye aca amarenga y'icyo kintu uribuka ko hari yigeze kubivuga aravuga ati itangazamakuru ati ubu noneho ati twubahane nyuma bigenda nyuma aragaruka aramena kuko abikunze ndi kumubwira ibintu bikomeye akunze ubuzima n'ukwigomwa yego cyara nyuma aragaruka aramena ajya no kuri izo live nk'uko bivuga yego naho aragubanya yego ni byabamo yego ahubwo twakwitega ko ubu dushobora kubona nk'ibikorwa bidasanzwe nk'ibyemezo ibyemezo se nta kirego nigeze kubona cy'umuvandimwe ntacyo nabonye cyandeze cy'umuvandimwe w'umunyamakuru bareze yarezwe n'abariya ntugakomeretse mani ishimwe ko bari kugenda biyunga yari yaratangiye kubishyira mu bikorwa ariko kakanga yego ngo kabaye iki nikagira gute nawe akaza kahuranye yego ibaza umuntu ugeraho akaza akavuga ngo ngo bajyanye amafoto ngo bakangisha umuntu ngo bashaka kwicira igitaramo ngo mu Burundi ngo nanjye ngo bayazana ayo mafoto ndebe ko naririmba ubu ushaka kuminingisha iki ko nawe amafoto mwayajyanye ariko nyine watagutera byihorere iyo si yo interview yakoranye na Irene uvuga Musanze berereka ati bazana ifoto berereka ariko ntabamena berereka uribuka umwana twazanye aha ngaha kugusura yego kati muri bya birindiro uramwibuka yego aho kenyeze tangiye kuza yarambwiye ngo iyo ndi kubona yaga abantu bamumenagura ngemba mbona ko anarengana kubera urukundo mukunda abagati yagamaze abantu we yago yarasize yamaze abantu tariko hari umuvandimwe wo mwakoranaga wikijeho yego ati we tisimenye ikinjiye bitangira mbona ceno amashusho ari meza ibintu byose birikiriye ariko sinzi impamvu agatima kadatera kabiri navuga turuvuze ati jarasi yaba ari aha bakutamitse kamoye nawe se si uwo mujyo mbisere buraze agateranya sha narababaye cya cyana cy'umuhanzi kiza haraza umuntu afite hit umuntu nzigisha gende mwarimu cyana narababaye kandi nawe warababaye nitugera mu nkuru zibabaje jye ubyumva jara yego ntacyo uzi umuntu araje akoze ikiganiro cy'isaha avuze indirimbo ze avuze ibyiza bye avuze ibyo yaciyemo n'umugisha Imana yamuhaye umuvandimwe ashatse ahantu hari urumogi aragakase agahereyeho yego agashyize muri tayito wabumvise nibyo twari tuzi wabumvise niyo mpamvu mwisigiki bajye bagira ubwenge abantu tujye tujya ku bantu badukunda baduproteja ubu kariyeri yimeze ite ubu abantu bazaba bamusomamo iki nawe mbwira uri chief editor rega nshaka no gutana kanariza nabi atari uriya muvandimwe se umushimashimye ngo bahuriraga kwa izi kuko azibye nanjye utangiye kumena ibyanjye se nakuhindura umusazi
uncumbye sha ni ubugome biriya bintu byo kwirirwa mutaba abantu mva nkubwire tubiveho twibererekere yego navuze inkuru ya Pamela narayihaze yiheze narayihaze imwe iyo kujya muri Amerika narayihaze ko nabonye abanyarwanda oya byihorere jara ntabwo ari iyo nkuru kuyakira byanze none se nimba The Ben ejo yari yaramaze kumusanga Amerika ibaza ari kantu bamibizi biti simbimene nyine ibaza icyo kintu nawe mfasha bamaye ibisibi iyo bamaye ibisibi biti simena nituba turi kumwe ngomba guproteja sauce oya birambabaza narayihaze ikintu kimwe cyanatumaga iriya nkuru nyimena nuko Pamela yambwiye ka nkunda ankunda nyine nk'umuntu uri muri showbiz uwo yahise marazwi nimukavanga ibintu ibyo rero ni inkuru nagiye mvuga zinyemera ko ncece kukavuga nkisokera mu kiganiro naravuze ejo bundi turi gupanga gahunda n'ibikitimu idushimashima yego ntago muyoboke yagiye akanyandagariza kwacita n'ubwa mbere nyine mvuze iryo jambo fasha muyoboke yandagaza umukada ni Yesu watabaye aze melody yigeze kuzanyahuranyiriza ahangaha bwakeye mvuga ati jara ntungiye imikoro brand nta kindi ngusaba mbabarira ndifasha ubwo ibyo yavugiye kwa Raki ntabyibuka ibyabereye hehe naraje nditereka gikada uragegena Yesu ni yabigenje neza cyane ubu yankinisha usibye twatuntu yanyongoreraga nabamajina gemba mu buburero aho hejuru bamumereye nabi ni urugero nyine mba ntanga ariko muyoboke yashatse gukora tushe yego aragenda yandagaza bari abana b'abanyamakuru yego sinabibabwiye barandirira ibiki bayobewe timu oya ntago navuze ibya timu ko baza bakagukoresha bamara kukunyunyuza bakagukorera iki mu mayeri menshi cyane ubu The Ben ari he ibyo bintu biba bwotasi ubu muyoboka ari gukora ibiki ari kubatoba bahame hamwe nsingiri umuntu mbona undirira ariko bahame hamwe ibyo yavuga byose bahame hamwe nabonye hari ubu manager nawe wanze kuri pfana bahame hamwe wa mumana ndaje mbyinjire n'urugero yego baburetse n'urugero ndi gutanga yego naraje mvuga urwego rwa Tiger na Mind Game yego iryo somo sinaritanze mbere yuko birukanka inyuma ryaratambutse ko bataryumvise bamaze kubakanja barana aba YouTuber biyakira ikimbabaza n'uwo muyoboka uri kujya kubamenagura ntago yagiye kuri Kiss FM ntago yagiye kuri Radio Rwanda yagiye ku mu YouTube mama shenge muyoboke tarangiza kiteza baba kamusebya ngo over 10 more than 10 years with empty stomach umva babana ye discipline yabo umva ye na hamwe erikada oya kukarukaransekeje oya birambabaza muyoboke arajya kwica mu YouTube akajya kuri YouTube umva ye usuriya mu YouTube nashatse kuvuga yari imbere y'ubuyobozi avuga ati uwarijije umwana mwamukorera iki nta woninga ariko man iyi game niyo kuregana koko showbiz niborerana mukeneye ko abahanzi bo muri Amerika bazaza ntiyagira abantu bajyayo habura abanyamakuru ejo bundi tujya Kimihurura ubuyobozi bwadutumiye nabwo yarahagurutse ashaka gukora ibintu nk'ibyo bahise bagubanya ishimwe ko intare yanjye Karegeya yari iryamiye amajani ntago wamubwira ngo nabavuzeho byinshi mfura twiga umuco wo gukundana gukunda iby'iwacu dusapotingane inkuru zose nciyemo nazimenaguriye aha rero nawe jya ugira ikintu uvuga aho nciye muhavuge aho ngaya kuko sindi mutagatifu oya urumva inkuru z'umukada ngewe ngiye kuvuga abantu bashobora no kugira ngo wenda twabivuganyeho ariko ngiye mfite fact z'ibintu wambwiye rero abantu baba bagomba gutegereza kuko inkuru z'umukada ntago ari zasohoye izi zasohora rero nuvuga ngo Pamela azajya muri Amerika nuko mba namenye ko visa kwanza yayifashe abantu hano bakaza bakandika bati watubeshye ye guhangana nabo rega nimbankunde kandi time will tell nibankunde kubera ko umukada w'abanyarwanda nduwabo kandi nyine nge najyana nabisobanura bare abantu mba mvugaho ngomba kuba mpari ndi muri position yo kubavugaho nabo barabikeneye nabyo barabikunda iyo bo bankunze ugasanga abandi bo ntabwo icyamamare yo kitavuzwe kirahanganye yego
urumva kandi n'abantu baba banandusha izina bandusha igikundiro ibyo byose turabyumva ariko turaha ngo twa staying nta nkubi y'umuyaga izagira iteja we here to stay we wofuse utanze dakora tushe wikora tushe ijandika ijandika unkorera icyo ntavuze hano ntabwo turi gupureyinga batureke ko abanyagikondo bakina nawe niho wavanye aya mavuta yego so yego umukada rero ewana inkuru mfite ikizibiti hano wambajije siporo na showbiz yego nta kiguhisha hari umuvandimwe wa Nyangaga muvugamo imigana ahangaha kwanza iyi nkuru yamaze gusesekara kuri Fabrizio yego bakwikanga Anyanga atazi ko buzacya nabaye umukada ageraho agenda abona ko ari ibintu mvuga by'ukuri yego ngiye gusura uwo navuze Fabrizio yarakumiriye tiko nsebya wowe shodekana nawe uti yego ibyo byose sinatanze ubuhamya cyacyo navuze cya business bagiye kugifunga ibizibiti nunkoresha tushe ubundi umunyamakuru abagomba kumenya kwanza kuko ntago amakuru tuvuga tuba turi kuri tele hano yabereye kwanza sosi y'umuntu ugwaye inkuru urayizeye ari yushuwa ubwo n'ubwenge bwacu tuba tugomba kuba dufite karemano yego hari n'igihe hazi ibizibiti yego buryo mbere ya business yo habanje kuza umutekano na midugudu n'uw'akagari bakubwira ngo banze uhemba tubone kumenya ibindi bikurikiraho bashyiraho na za kadenasi yego Fabrice ari kunyumva yashimye rugira yabo okay yashimye rugira yabo iyo ni kote ya siporo ibyo nabyuririraho nkamena nakubwira ibintu bitandukanye jara nimba muri siporo navuze incuro ebyiri ahangaha ijambo Nabil yego birahirire Nabil ntawe uzi koca apel ntawe uzi ntago nabivuze tuvuga bampera yego ntago nyumeje wundi nagarutse nkabivuga ubu Nabil ni umutoza w'iyi kipe bya confirms oya mbwira ngo bere confirm ave byihorere siporo hitamo nka chief edi kugenda imbere mu hitamo apel yirukanye dari ko ahembwaga 4 na 5 izanye umutozo uhembwa ijana bro mbabarira imbumbe se mbabarira wiki aperi na amatsinda ishaka siporo mba ndi tayari showbiz mba ndi tayari ahubwo samuka bu chief editor ariko nimvuga Nabil uvuge ngo nabivuze mu bambere nimvuga Tiger B mvuge ngo nababwiye imyitwarire ye myiza ibazamo na blessing are yushwa melody yajya mu ikanisa ahantu ntazi agapfuka magahereza Imana icyubahiro yagihereza ariko uri kwimagine icyo ntari siri nuko uri kugesinga yazana amosozi nayo twasanze ari amaye nayo naje gusanga ari ndi IQ ya kiyeri yebaba we kamarira ya atariza ateruye runa nabonye ko nabwo ari waramubonye ko runa niwe number 1 mu buzima umuntu ukomoka wavuye mu Karakawe yego abari uwadanje kurusha n'ababyeyi yego niwe muntu ubugiye gutekinga care of ibyo uvuga nibyo yararize mosozi namayeri shabiri ngaho twijandike niwomenye ibitambuka yego jara gahunda ni showbiz iteye ubwoba gahunda ni showbiz ni byinshi cyane hari n'ibyo wagiye unyuramo gake yego ariko ndashaka ko twijandika muri show business ndabanza cima Imana yuko amakuru mvuze yose asohora Debeni kuva mu Bugande yasanze Pamela muri leta zunze ubumwe ziki wiki Rwanda Convention gahunda n'uyizi Pamela muri leta zunze ubumwe oya ubundi ni ya gahunda y'ibizibiti ariko iyo nkuru yo ndaza kuyisesengura neza nkubwire ko Debeni wabaga na Chicago agihari ubu bagiye Arizona kandi wibuke ko Rwanda Convention izabera Texas berereka Melody nama namuhereye ahangaha ubu nibwo agize ubwenge akazumva akazimenya akazikira mu bikorwa yahaye agaciro abantu bagiye batobanga izina rye
kugeza ubwo nzanga nkahuruza abakunzi be nitumuvuga ibyiza mwagiye muza mugasapotinga banga kumva none Melody byamurenze ubu nibwo atangiye kumenya icyo agomba gukora nawe mufitiye ubutumwa the same na Nopuja naraje nkubwira depression yamubaze nkubwira gahinda ke nkubwira amafaranga bamuriye kugeza ubwo kuri New Year Groove nibiki ngo Plenty Love yego urabyibuka uzi ko kiriya gitaramo kinjije miliyoni 3 bro z'abanyarwanda zasigaye ibintu byose bimaze kuvamo iyo nkuru umuvandimwe yarayimaye ndikanga kwari make havuyemo ibindi byose umuntu washatse amafaranga yo kugira ngo bishyure arena ntago ari Nopuja wamushatse none ageze abagiriya timu iyobowe na Muyoboke narabikubwiye wanga kunyumva bari abana bahame hamwe nihagira umuntu mbona ndirira bari abana bandirira ibiki bari aba YouTuber yatesheje agaciro bajyaga kubirukanga inyuma narabigishije isomo ry'ukuntu Ben akora y'uburyo timu yikora ariko timu ye The Ben ni uhemba Muyoboke cyangwa Muyoboke ni uhemba The Ben cyangwa nta mafaranga arimo ni friendship byarumva nkubwiza ukuri ubu ngubu kuri kese ya Muyoboke n'abandi bavuza nduru nibwo nasobanukiye ko ifi biba mu mazi byarangiza ya mazi akazanateka ifi koko narabibonye ngo akamasa kazagira gute ukazivukamo se Muyoboke aragiye yandagaza bari abana narabasobanurira ibya timu n'uburyo ikora yamaze kugukamura biba birangiye Muyoboke ajya kunyandagaza sinabikubwiye hari yarakwandagaza oya dakomeretsa gikada kuko ndi w'abanyarwanda ariko Muyoboke aragiye arabakamuye birarangiye nkaho yagiye kubandagariza basi kuri mainstream ni Radio Rwanda ni Kiss FM basi yagiyeho nawe agiye kubandagariza kuri YouTube nk'abandi bose yarangiza akabatesha agaciro umva iyo ayikiyuye umva ye uwo mu YouTube asagiye kubandagariza we ni mu YouTube nyabaki nuwo kwirirwa regana niko kazi yigiye duteranya n'ubuyobozi bukuru bakimuha mikoro nawe ari mu YouTube abona bizabamarira iki ngahita ashaka kubafungisha reka nanjye mbanze nanga ubutumwa uravuga Chita oya Chita sibyo nibisobanutse Chita Magic ntago ubumubona ntago ubumubona iyo ari guteranya agira gute asobanura ico bintu iyi si showbiz yo kuregana tuzahoramo showbiz we ntayirimo yego abahamagaye Muyoboke nk'umunyepolitike se si showbiz umva ye ubarindiriye undi ahandi hantu bari bumenagura hitajya kurega ibi bintu birangirira ahangaha nta kintu bimaze twiyubakire showbiz yacu jara yego umukada karumva bikaze biteye ubwoba jara ahubwo uvuze kuri Muyoboke Alex manager yego nibuka ko mu minsi ishize yahaye ubutumwa boss Tajiri Karomba coach Gael Tajiri Karomba yego Jaras Tajiri ati ngewe ndibona nk'umuntu ushaka kuzana CB yego katikati yego Muyoboke ati sicyo gihe yego ati shora mu bana yego umukada nziko nawe urambabaje kumbaza iki kibazo urambabaje ngiye kukuzituramo urugero Muyoboke ubwe yari yaganira n'abagabo bafite miliyari izana sibi ubwabyo duheraho yari sa mafaranga rota mu nzozi yego urabyemera ndabibona umuntu ajya gukomanta ku mafaranga arota mu nzozi ubwabyo atarabona subiza ishwe ibyo bintu rero niho nzira nk'umukada nkatanga ubutumwa nimba Karomba uriya ni umujeni yarabitweretse yego kugeza ubwo atekereza agatangaza ngo sibi yaba ari agatwiko showbiz arayemerewe yaba atari agatwiko iyo umuntu aziranye na Jose Mugisha wa Fair Construction yego ifite miliyari 100 z'amanyarwanda ubwo uri kumbwira ngo uwo muntu aba yoroshye iyo umuntu aziranye na Maka umuzungu naramukweretse iyo abantu bajya kuvana inzoga Safari Kizito mu Bwongereza abo ni abantu baganira diru za miliyari sibi birarenze biteye ubwoba kubera iki kubera ko stage ye na rating ye barajya kwikodesha South Africa ntago ari ibi byo mu Bugande kumuzana hoteli nibimugendaho na amafaranga menshi nakayabo ariko umukire
akiritikwa n'umuntu urota miliyoni 100 mu nzozi nibyo uri kumbwira akaba ari umuha inama bikaba nka bya bindi se akaba ari umuha inama byabaye Muhanga ibaze nyine ibaze nyine umukire byamucitse uribuka wa muntu wagira inama umukire Karomba ayobewe score uribuka icyamunyuzemo kugira inama umukire we nta n'isoni ufite reka nyine muyoboke yiteze ba baba ngo yatwaye abana ngo batamena reka bamuhindukane bazamumena cyari igihuru kibyariki icyari igihuru kibyariki ngo batwara abana ngo bitonde none icyambabaje ngo yashimye ngo DJ Pundi ngo yego imibare yo kwitagera mu gihumbi imibare n'ibimenyetso bye kwitagera mu gihumbi oya kuri gahunda z'Ibugande birarenga gahunda z'Ibugande ave byihorere witoba wimvana mu mujyo ngewe ndatanga ubutumwa yego Karomba ni umunyabwenge abantu bose bagiye bavuga ngo unaniwe Kenisol iyo ni inkuru namenye ugiye gushora muri inde birashoboka chef kuva ubu mumenye yuko ari business yego mubimenye ari kwiyitaho narikanze ubwo namenyaga business yafunguye Malawi narikanze ubwo namenyaga business ze ziri muri Kenya nimukabone Melodajyayo kenshi none aje muri business yo kwinjiza jara niyo sibi yaza bagahomba tuvuge ko amushoyeho miliyari binjije miliyoni 400 uri kumva iyo brand name yubatse uba abandi yagiye yubakira shoramo abubakiraho amamenamo amafaranga yaragarutse hari ukubaka izina umuntu bita Coach Gayeri akwiye kuganira na ba Donchas yego wimuzana mu bantu bari muri second class third class yego ngira aba manager angana uri chief editor batatu ba mbere wemera ba hano katikati wafata Mugisha Patrick n'ibicuka bamuhereza ngira batatu umuntu ari gukomanta kuri showbiz yo mu Rwanda akomanta ku muntu ukina showbiz abroad hakurya ntago Karomba ari ku rwego rwaha ahubwo ngewe icyo navuga uracyemera icyo kintu icyo navuga umukada yego ngiye nk'igitekerezo bariya ni third class nyine numva ndabyumva ni muri class ya gatatu ndabyemera ahubwo ngiye icyo mvuga yego Coach Gael ntago yigeze yandika ko amafaranga yashoraga mu bahanzi agiye kuyasimbuza kuzanamo CB yego ikindi concert itandukanye no gukora umuhanzi A to Z tandukanye na DLK y'abahanzi abagafite no kuvuga ngo umuntu ukora concert abafite intego nyinshi ashobora no kubikora kuko amukunda kuvuga ati kanzane CB Kigali nanjye nishime ntago yajyaga afata The Ben akajya kuririmbira madamu we muri men yagize anniversaire si nk'ibyo se nta n'umufana wabimenye twabakire ni du posting nyuma nibwo yijanditse nyine yego kumva so rero ngewe nanjye aho ngaho kintu twemeranye uyoboke ari gukomanta ku muntu ufite za miliyari yashoye kuri kiriya gitekerezo numva yashoye kasubiremo neza muvugiyemo oya mvuze ko kiriya gitekerezo numva yarihuse ntabwo ari muri position yo kwanariza nimba Karomba izina ry'Imana komanze kuri MTN nta miliyoni 200 bamuzituramo avuga ngo CB yego ibi amabody yacu arasokaho CB ajye agakomanga kuri score naravuze mwene wabo nibikina maka bahamena uyoboye niyo yajya kwa Sarameske n'abandi bakire baganira niyo yanahomba abayubatse iyo brandi najya kunegosiya 50 cent biragenda gute araza yapfukamye Donchas biragenda bite ko nabatigondeye CB tujye tumenya urwego rwacu ese jara ngira aba manager batatu hano mu Rwanda wemera oya wangoye oya ntakugoye gute Kerema ntago muzi ntago uza abantu yagiye abyimba ntago uza uburyo asesera acengera yego nuvuga gutyo n'urugero nagira ngo nkubwire ko ari abari muri third class baje kwanariza abari muri first class okay yego oya ntibikubabaza oya none abanyarwanda nge mbasobanurira ibintu mujye musobanukirwa The Ben yihakana abandi kubera ko ntago bamushoramo ariko bafite dati ibikini n'ibiki bari bukore wabonye ifoto ya Karomba na Bayingana yigo cyane ayo wabonye ayo nabonye narayibonye ubwo nyine imikino ko cyatagiye kwirukanga inyuma ya The Ben ubucakura yari imbere mu gihugu no puja
ntago yirukankanaga n'ibiki yego ntago yateguye iby'i Burundi ategura ibyo mu Rwanda ategura niyo iya print n'ibiki rega nayo gahunda ya hariya niwe hariya nyine baranga kwerekana kuko Tiger yarambwiye ati bitamenyeka Tiger munyamayeri meruka avuga ati musibe mbahe amafaranga none akabwira Jarasi wapinguye ariko sha Jarasi uramushukisha iki ku kiganiro cyo gicuruza imyaka 2 birangira asagenze gifaratiri cyangwa yarasobetse yagenze gifaratiri gutya ku murongo yari yoroheje biba bibabaje bro niyo yamuzana kunguka dufite stade Amahoro ikubye BK Arena 4 times niyo yahomba azitari kubaka nabandi yashoyemo ntacyo byamubyariye barangiza bakajya kubeshya ngo Kenisoro witwandagaza ngo tuzasora press release ngo y'ubwumvikane we watandukanye n'umuntu mukorana ngo n'ubwumvikane kandi n'ubwumvikane umva ikindi ngiye kubwira umuntu usinyishije n'umwaka utarashira ngo wumvikanye nawe urishimye uranezere timu nayo nzanyiha ubutumwa umva nyine numva umukada yego ikindi kintu nibutse concert event hari igihe umukire ku makuru ndanafite nuko afite company itari 155 urumva ijejwe ama event urumva ntabwo ibishorwa muri iyo company nabimenye nyuma ibishorwa muri iyo company ntabwo ari ntaho bihuriye na 155 bimeze nkuko wabwira umuntu uti wari ugiye guhinga kuko yaguze imirima uti yashore subona ko wenda muri business yo gucuruza subona ko yenda nshoboye kumena no kurara amajoro umva wowe wipfumbatiye icyo navuze kiza kirabagirana ariko Jara nkubona nk'ubu ko yenda hari nk'icyuma ya ndege igenda ku butaka ntakigondera ubu nzagukritika wigondeye indege Hyundai ntago bibaho nicyo kintu ndi gusobanura ngo yatanze ubutumwa ari kwandagaza abantu bamwirukankaga inyuma ukiguza imodoka ari kwandagaza bamwirukankaga inyuma ugize imodoka nibaza ukagura inzu kandi nta na kimwe muri ngo yaragiye abwira The Ben ngo aba DJ bose nukudropinga mbo songe na scratch ukeneye ntago ari bimwe bya DJ Renzo featuring Philipita bisabamo scratch yego icyo akeneye nukuroha muri machine genda gacyo umuntu wese yayirohamo indirimbo sha The Ben yaramwumbiye ndabikunda niko rwaruka rwabonye akazi niko Brian yavaruje birasobanutse kujisho ryiza rimaze amezi angahe rya data iyi nkuru narayikubwiye ariko nyigendamo gacyo utuntu ukuntu bigenda kanyogwe rwose ni wa mujyo ari abana bataje ngo birate ngo twebwe ngo abapapa banyu ngo nibo ngo batureba jisho nzuri ngo mwene turi ku rwego rwanyu abanyarwanda babagira gute bumva ibaza ariko Jarasi akiguyeho nayikiyuye aba ni through to the window ahita menagura n'ugupfumura none ngo result bayiyi nuko aba bana bagiye kumwandagaza ntibirize bagiye kwirukanka inyuma y'abantu n'abahaya analize zanjye za gikada nabo nibasebanye kandi abantu bari muri Fed class ntibashake kuza gukomanta no kudistorting ibintu bivuzwe n'umuntu uri muri first class. That's it. Ubu umukada Eric Jesare abetse gato yego uretse gato yego mbonye umunywanyi rero uje nawe anteye isoni warugiye no ruhwana aya anteye isoni nari mfite sije ya nyuma tugiye kumena nakwegere nari mfite sije ya nyuma ariko ndikanze wincamo none se umuvandimwe uramwemera agera muri showbiz akamena oya nawe agera mu afite ngo melodically oya bari ya melodically ibyo ngibyo wenda biri behind nta bantu benshi babizi yego aho nawe afite ka kantu twari kwavuze kuri wa munywanyi uheruka wundi uheruka se Yesu yadutunze ibiganza Jara aradondosha everywhere aramena uyu mupapa aramena njya kubona nkumva arambwiye kantu kari ku munota wa 40 nkumva yakumvise comment y'ibyibi rugasanga hano muri comment wabigishije
ndashaka ko akwegera akaduha shout dorarizanye arizanye rwose Sevumira yegera hara hirya reka tumuhe ikaze rero CM Popi nawe yicaye aha CM Popi CM Popi niko umukada ariko nkuburi abakisajyaye niko jara arahubanutse ngo amaraso atantarukira muba muhinda roho ngo no guhinda roho ngo no guhinda roho rishenyara ase naga ari umurasire n'urugome rwa rugomero ngo rwa Ethiopia ngo na Misiri wabumvise ngo bendaga ubwo biriya biba biri kumubaho na makuru bagenda mucika ngo bendaga ngo kurwanya niko Sevumira ndangiye birangiye se cyane sawa kabisa shaye wala kabisa alhamdulillah utuguye gitumo tukarimo ariko sinari kutuma ugenda udasuhuje abanyarwanda uko biri kubera ko hari n'igihe tukwitsaho abantu twavuze tukabamentioninga uzajya uhinguka mundeba ijisho ryiza mundeba neza nese ko byose wabikurikiye ni ijisho nzuri umukada ijisho nzuri abambwira ati Sevumira ati buri urabizi ko anyorosha n'utuntu tw'utumelodi avuga ariko ko njya numva avuga ibintu akomoza ku bintu bigezweho kumva raje atumenyemo akantu ari kuvuga nka saga ziri kuri YouTube akongera agakata cyane ari kumwe na producer we w'umwogoshi ikora ibara producer rwose mazi ikora ibara umusuhuza na herere Bruman sha ariko urakoze nge na masego baburetse yego nje rwose numva muvuga ngo muyoboke ngo yagiriye ngo inama ngo abakire oya reka nguhereho baburetse semupo oya baburetse utarabyinjiramo nge narakubonye uri kumwe na Kaspa ku gihe uri kumenagura none ibintu wagiye uvuga ku gihe uri kumwe na Tycoon mu mwanya uzi ko byasohotse uzi ko nawe inama washatse gutanga hariya mu buryo bw'umunyamuziki byasohotse ariko narabibabwiye warabivuze ubundi narababwiye ngo 1:55 am ubundi reba urebye situation yari muri 1:55 am urebye ukuntu ngo umwuka mubi ngo element ngo Keniso ibi turi kubona nyine none se nkawe wabona niki cyabiteye nukuvuga ngo babuze amafaranga yo kubashoramo babuze nta kintu babuze nimba ko Kigali azana Simed utegura Afro Nation bivuze ngo ntago twamenye ibintu baganiriye bivuze ngo kuvuga ngo ashaka kuzana CB byashoboka kuko yaganiriye n'umuntu uzana abahanzi utumira abahanzi ariko nanone muyoboke ntago mukwe nyine ntago yarimirwa hitaka kuko nawe hari cyo bita public opinion umutima mubi hari cyo bita public opinion atanga opinion ku muntu utwaye indege wari kwigara oya ntago ntago abihejwe ndetse we yashuvuze ngo yatanze opinion negative icyambabaje jara nuko yagiye kuyitanga asa nk'ari ibintu byiza ari gukontribuwa ariko aho bavuye mu Buganda arahatoba aho yakagombye kuba atanga opinion wenda nicyo kibazo ikibazo yahuye nacyo nuko ari ibintu atumvikanyeho n'abantu yise amazina kandi ari we wabategeye wabajyanye mu ariko opinion yaratanze n'uburenganzira bwe ariko kuri opinion nanjye ndabyumva umuntu yemerewe gutanga igitekerezo n'itegeko nshinga rirabyemera nubwo cyaba kiraho kijabiri reka nongera kandi Karomba yavuze ibihuha byinshi yagombaga kuvuga iyi nkuru nawe harahayigejeje Karomba nanamwumva ayikoti Ishkevin yararirimbye ntago nibuka indirimbo aravuze ngo nditangira game ngo izanyishyura iki urumva icyo kintu ese nkubajije akabazo ngo Karomba amafaranga yashoye kuri The Ben muri wayi yarayagaruje mu buryo buri monetary n'ubu ngubu mu buryo bw'izina reka chief editor mfashe ariko wayira cyari wayi yarayagaruje naringiye kongeraho amafaranga mugiye mu mufuka avuye kuri wayi yarayabonye Sevumira hari cyo bita goodwill mutunga ubudafatika ngewe ikintu nemera na The Ben ubwo batandukanye arabyemera yego ari wamushoyemo kuri wayi yego
ashobora kugaruza mu bundi buryo yego butari amafaranga yego kuko wenda atari na target Yego. amafaranga Yego. ushobora kuba yashoye afite ibindi ashaka Yego. spotlight iki byavuze goodwill ibintu byose yego icyo ni kimwe amafaranga amaze gushyira yashyize kuri Roscan make yamushyizeho kuri Sesa indirimbo yasohoye yarayagaruye oya mami yarikomeyeho mami yikomeyeho bya izo nkuru zaravuzwe Yego. yarayagaruje oya ngenda byemera icyo uri kuvuga kugira wenda kucyumva ikintu rero nshaka kuvuga ni iki ni ukuvuga ngo hari igihe waza muri business coach Gael ntago ntibimurebera mu ndorerwamo ngo Zo Imana- kwinjiza no kugaruza. zo kwinjiza no kugaruza we afite ikintu ari kubaka cyane ni ukuvuga ngo business ya 155 am ni ikintu ntago yavuze we mu mutwe we yaravuze aho kugira ngo ngenge mfata miliyoni njyane kuri televiziyo runaka mpereze nabo wafata abahanzi ko ari ibintu nyine image nyine n'abantu bahora mu binyamakuru bavuga kandi ubona ko iki umushinga yakoze ariwo rero situation nari mvuze irimo yiki nge mboni ikintu cyabiteye isuku yabuze yabashoramo suku iki uzi umubyeyi uba ufite abana imfura n'abakurikirana hari igihe imfura ikuze igiye kurongora igiye gushaka yego bayihereza ku irembo tubaka hariya yego kandi imfura ababyeyi benshi bakunda n'imfura akenshi Yego. sibyo noneho ukaba ufite wenda nka bucura cyangwa se nk'undi muntu wenda ufite botike umubyeyi afite botike niwe uyikoramo usanga abana nyine bagirana udukomfuri hagati se kuki mumwita uriya mwamuhaye ikibanza uriya mwamuhaye iki nkeka ko ari ibyo bintu byabaye muri 155 oya ntabwo uri kure y'ukuri bisa nkaho ari igo agashyari Bruce mumushyira amafaranga menshi ngiye mumpaye miliyoni 5 mushyira imbere kandi muratubuza gusohora projet ngo agiye gusohora kandi niyo birebye ubona ngeyo ndebye Kenisoro buri gihe mbona nyine mu gihe yaramazemo asora indirimbo ye ubona nyine hari akavuyo kenshi ku mihanda ukabona n'indirimbo ye ntago boostinze wasanga rero nibyo byatuma avamo akavuga toke ngenda ahantu ababyeyi banjye bakunda imfura cyane kurusha jewe element kuko we ni na full package ubu tuvugana kano kanya mu gihugu cy'u Rwanda produit y'umuziki iri gucuruzwa iteye ubwoba mu gihugu imbere no hanze yitwa Element L yego icyo uvuga nicyo yitwa Element L Element L produit y'umuziki iri gucuruzwa imbere mu gihugu no hanze yitwa Element L ku buryo Element L ashobora kuba ari no mu bahanzi bateye ubwoba bari hot cake muri East Africa ubwo turavuga Element Joshua Baraka na Abigail Sumuzo wakoze mito nanuze abo bantu Element ashobora no kuba anabarusha kuko nibyo nyine nibyo bigaragara ako rero karako kugira tuvuge kuri iyo situation yo muri 155 am nako ka muyoboke wagiriye inama ariko muyoboke ikintu namubwira ntago ari bibi nyine kuvuga opinion yawe kugira nyine nawe ariko ikibazo abantu bakoranye ajyanye mu Bugande hoya biriya uzi kwandagaza bariya bakoranye yinginze oya njye umva ikintu nemera nabavuza nduru bakwiye kwandagazwa nyine koko tubyakire umva ikintu nemera njyewaho umva ikintu nemera abavuza music industry yaba ari wowe Jarasi yaba ari umukada uri product yaba ari The Ben yaba ari Bruce Melody ni product nuko ngo umuntu wese uri muri showbiz aba ari igicuruzwa nuko ngo muyoboke no kuvuga ari amagambo nose ntago North Entertainment niki either ucuruza art cyangwa ugacuruza amakuru muyoboke rero ubwo nawe niyo product ubigezweho nawe ni umu YouTube oya ntago ari umu YouTube Kerema ko adacuruza amakuru n'abantu Kerema arayacuruza ariko yayacuruje gake na Knowless ntago bayacuruje gake nibyo ngibyo rero kwa nyine karakanyuze nacyo reka ngusubize umukada gato agira icyo akubaza ubundi asubire muri frame tugire naho dusoreza ndabona isaha na igiye oya icyo nshimye nuko Semu Popi afite iyo tushe ku buhanzi kuza agasinya ku bintu bya ere kandi twe tumugira namba kangahe birasobanutse mba nishimye ntacyo mubaza ahubwo Semu Popi ubu iki ngo ujye uganiriza abanyarwanda kutaboreranye
ariko ubwoba bwanyu wabyemeye se njyewe ngese ndi chief editor ngaho Jarasi yabyemeye oya turabyi kandi ari ngiye nguhamagaye waruje kwirebera umukada bisana ariko ibitekerezo bigukuyemo ku mugaragaro ni kunkuyemo nk'ubudage Yesu rwose ni Imana ibikoze wa Nazareth ni Imana ibikoze okay so save ihangane wenda usubize mikoro umukada tugire naho dusoreza cyane nagira ngo usuhuze abanyarwanda ariko akantu ngende mvuze kano kantu nabonye bavuga ntuze no puja avuga ku bintu n'umukada yabigarutseho ariko hari abantu bari underrated yego man no puja underrated bya hatari man reka ngubwire no puja urabizi yaririmbye ngo murabeho ndagiye ubundi hari abantu buri kiragano kigiye gifite game changer yego tuvuge nk'ikiragano cy'umuziki urumva harimo tuvuge inyini byararimbye n'ibiki Tom Close ni legend byatari niyo muntu waharuye inzira yereka The Ben nubwo mwaza mukamusuppressinga mukamurenga The Ben Medi Bruce Melody nabaye n'abandi ariko yakoze ibintu birenze waza ukagera kuri ku kiragano wenda cy'abaraperi bro Riderman na Tuff Gang bakoze ibintu bitabaho sibyo abantu ni nabo bakipinze relevant kugira ngo ibyo bintu bigirute bigume nyine basigase ibyo bintu twajya ku kintu cya social media umbabarire unyumve neza umuntu Dekati nawe abakwiye kuko n'umuntu mbere yuko aza ikintu cyari gihari promotion yari hari mu gihugu yari mainstream gusa nimba utagiye kuri radio runaka cya televiziyo shema mama wawe ariko Dekati araza ibyo bintu birahinduka nyuma haza umwaduko w'aba YouTube ntago wakibagirwa izina nka Yago izina nka Irene fata oya baburetse oya abo ndi kuvuga showbiz abantu bazamura impano fata aza mu bapioneer b'abantu bazanye ubusesenguzi bazana kuvuga kuri showbiz mu buryo babikura kuri radio babizana kuri YouTube none mu wundi buri muntu akazana style yiwe ku buryo umuntu abari guteka kuko ntagara abantu bose ko nta hantu numvise uvuze umukadasi oya baburetse kandi ndi kugiye ndagira ngo nkore rero mu bantu bakoze ikintu kirenze buriya n'umuntu no puja n'umuntu uzi kurema pipiniere reba n'umuntu ufite studio nziza nyine iri ku rwego ruri international ibaze yazanye country aza yitangira ikora bayizo pro element ayizamukiramo ubu niwe zina dufite riri gucuruza kano kanya currently urumva arusha n'abakuru be ntago ari ibintu byo kubeshya ukaza nyine icyo kintu kuzana element afite studio ikora ba Sherry Silver Foundation urumva ko ari umuntu nyine urenze ukora ikintu rero still ndamuyoboka ariko yakoze ibintu birenze aba manager ni ufite izina se ry'ubu manager riremereye kurusha abandi nabe buriya Clement afata kuko yamanaginze abahanzi barenga 6 kandi abashyira n'ikintu kirenze bagiye bagira bamwe batandukanaga bakazima ariko n'ahantu hose ariko yego nibyo ngibyo rero umukada ni umuntu waze giye kuri sirenge urumva kuri sirenge ku bintu nyine ni umuntu wazanye umujyo udakomeretsa kandi ako kantu koko positivite ye gikada reka musubize ubwo niwemera ubwo nzagaruka oya uzagaruka yego mukada baguhaye push niko yego Safe Mira aranyemeje ashimye no puja wafashe ibihangano mu Rwanda bijyana kuri za Trace Award wamwumvise CM Pop cyangwa Safe Mira aragiye yerekana ko Karomba ari muri high class washora hanze abandi bamanaginga bakatika Karomba baje hari uwamutaye wagiye Amerika Taiga ariko mfite ubutumwa nzagenera Melody Imana ishimwe ko yumvise message yanjye yabigenzemo neza arekuye press release nk'iyi ngiyi igenewe abafana igenewe abakunzi be uwatobye izina rye yararitobye byararangiye nawe yamenye icyo brand name ivuze gucuruza izina abihubanukireho rimwe n'ibijyanye na live yego akiza agahita avuga ati ese hari utuze bakuvomera ati yatumbomera nabwo nuguse
nabwo kwemera ko atumuvomera no gusebya kubihakana no gusebya gucishaho ikinyafu Ariko ikintu cyiza nge nishimiye yereka mubwire my brother cyala inkuru yo muri Arizona ewana irantunguye akira reba ntacyo nguhisha akira nibizibite maze icyumweru narati navuze ibintu byinshi kuri Pamela iyo abataranyibwire ngo arankunda ubu nta jambo mba nkimuvugaho nicyo ari muri showbiz mama runa wanjye sha akira pam akira soma icyo ushaka niwerega ibyo ngibyo barambuje ngo sinkabyerekane bitamo umuntu reba nk'iyi iri hejuru aho izo message bazinyoherereje nanjye kuvuga ngo vuzaze n'umucuti wanjye anyereka ngo naganiriye n'umuntu ambwira ibya Pamela reba screenshot reba aho Pamela yashakaga inzu Arizona yego bisome nushaka usome nayo mazina y'uwo muntu bandikiranaga barangira bati byihorere inkuru ya Pamela na oya birebe icyo mbona mucyo nta hantu ho gukodesha ubona Pamela n'umwana bari hano hehe USA Arizona aracyashaka inzu inaha muri Arizona Ben bamuteye iteka Rwanda Convention agiye kumena ari iruhande rwa mama yake dushimira ubuyobozi bukuru buri Washington DC muri embassy y'u Rwanda president uri kubikurikirana Dallas Texas nawe Jaras ubicishaho umunsi ku munsi Imana ikugira ite intunga ibiganza uwo rizahubanuza shayongera hubanuza video Imana imworohereza Florian nawe uwo rizagira gute uwo rizagwira mu nkunde ndi Erikada w'abanyarwanda